ndagira ngo twereke uko ameze mu kanya turaza noneho kumenya neza teta byatangiye gute, teta yafashwe gute, n'abadukurikiye bamenye teta ubuzima bwe uko buhagaze aka kanya. Teta akimara kuvuka nyine yavutse ari uko ameze, ariko nyuma yaho uko agenda kuri ukwezi gushira niko hagenaga hiyongera hano. Imiryango y'umugabo baragerageje kuyegera. Imiryango y'umugabo se nta kintu bamfasha, nabo ntacyo bafite, sinabarenganya. Nza gufata imiti buri mezi nk'atatu mvuye Cyangugu, niho nza gufata imiti se hashika. Nyuma y'amezi atatu nibwo nza gufata imiti. Afiteho ikibazo, afite umwenge munini ku mutima n'agaheha gafunze katatembereza amaraso, nuko bambwiye. Amakuru ufite imyaka ingahe? Ngo 2. Kuko uyu mwana rwose ndamukunda, nubwo ameze gutyo abantu bagiye bangira inama benshi bo kumuta, n'ubundi ntacyo ufite aha. Abandi baramubwira ati baramukinyanye mu nzu afite akiri mutoya ntumuhibere iminsi 3 ariko bapfuye, ariko ntabwo umutima njye nawubonye kuko bimeze gutyo. Ndamukunda, nbonaga ari nk'umwana Imana ari inshumbushije ku wundi wari umaze kwitaba Imana, numva rero mukunda. Abandi bakambwira ati ni inyatsi ufite aha ngaha rwose, nta mwana ufite aha. Twafashe umwanya tuza gusura umubyeyi. Hari ubuzima arimo, kandi muramubwira ni ubuzima bwakomeje kuba ubuzima. Muri iyi si tunyuramo duhura na byinshi bigiye bitandukanye, gusa uko biri kose uyu mubyeyi akeneye uwamwegera. Hari icyo wakora, hari icyo nakora, dufatikanyije ubuzima bw'uyu mwana tukareba ko hari aho bwava. Umwana ni umutware. Mama, makuru ni meza. Ni meza kuko bikeya nyine. Ku kibazo cy'umwana mfite urwaye. None watangira wibwira abantu badukurikiye amazina yawe. Nitwambaje Imana Nazariya. Abantuye Karere ka Nyamasheke, Umurenge n'uwa Shanje. Ariko ubu ngubu ndi i Kigali. Ikibazo cy'umwana mfite urwaye, ivukanye uburwayi mujyana kwa muganga hashika. Hashika rero niho ndi kumuvuriza. Urujya asanga afite ikibazo cy'umutima. Umwenge munini, kabona katajyana amaraso. Gerageza wongere ijwi kuko teta nawe arimo kuvuga. Gaceceka. Ubwo rero kubera ikibazo basanze afite cy'umutima, hariho agaheha kafunze katajyana amaraso. Nyine inshuti n'abavandimwe bateranije inkunga kugira ngo nuko ngera i Kigali. Papa w'umwana yamaze kubona umwana avukanye iki kibazo cy'uko ameze gutya cyamara, kunda ye hameze, arigenda nyine avuga ko atabyara ibimuga. Nanjye ndi mu icumbi nta kumbayeho, ndamubwo ntazigere arara hanze mu gihe ngifite aho kuryama. Ubwo ninjye mucumbikira nkamwakira, ariko mu buzima kumutunga yaje nanjye ntabwo mba mfite, ariko murenda kurara hanze. Abanyene nanjye mukurikirana, kanagije kumuhuriza ari uko byamenyekana, ariko ibintu nyine biraturenze.
we mubana hano njye tubana njyenyine. ubuzima mu bubayemo gute n'uyu mwana muri make? Ubuzima nyine buratugoye cyane, duhanye duhasenkisa tugura ibyo birayi bigacya, byapanga nyine bikwanga, nyine n'ubuzima bugoye, nawe murabibona. ngira ngo rero nk'uko wari umaze kubyumva, hano ndi kumwe n'ababyeyi turi kuganira nabo. Mama Teta, noneho watwereka Teta uko ameze? Ndagira ngo twereke uko ameze. Mu kanya turaza noneho kumenya neza Teta byatangiye gute, Teta yafashwe gute, n'abadukurikiye bamenye Teta ubuzima bwe uko buhagaze aka kanya. Iyo ukoze nagababara ariko ubona bimutera ikibazo w'inkozaho gutya, abona nk'uwikanze nyine. Ndagira ngo utangire utubwira ubuzima bwa Teta kivuka ndetse n'ubu tuvugana, uko byagiye bigenda cyangwa se uburwayi bwe uko bwagiye bugenda. Teta akimara kuvuka nyine yavutse ari uko ameze, ariko nyuma yaho uko agenda kuri ukwezi gushira niko hagenaga hiyongera hano. Uko akuze akagenda hiyongera, ariko ahandi murabona ko ntabwo umubiri wiyongera ukurikije n'uko igihe agezemo. Ubwo umwana amaze kugenda gutyo nyine nka uko nza kwa muganga, turuka icyago n'ahantu kure cyane, kugira ngo mbone itike nzana ni ukwiyambaza inshuti n'abavandimwe. Nta kintu mfite cyo gukora, ubwo ni ukuvuga ngo nimba ngiye guhingira umuntu ntabwo bemeraga kumpa akazi kubera uyu mwana. Ntiwamuheka ngo unamuhinge, ntiwamushyira hasi ngo unamuhinge. Nkabaho mu buzima mbega bungoye cyane. Ufite icyo afashije nk'ibyo bijumba akampa mu rugo, nyine mbaho mbega mu buzima bugoye. Nabona ukwezi itariki bampaye yo kuza i Kigali igeze, ngatangira kwiyambaza inshuti n'abavandimwe. Ariko ari ibintu mbega bingoye cyane. Ubwo naho nje nduhukira ku muvandimwe wanjye i Kigali, nawe ni umuntu mbega nta kintu nawe afite. Genda tujya se hashika, tugenda n'amaguru, inzara bari yose akenshi tuba twaburaye. Umwana ntabona ukuntu yabona na munani nusu y'isukari umutekera igikoma, nawe usanga inzara yamwishe, ugasanga yarabiranye ibyunzwe bikamurenga ukuntu. Gera kwa muganga bakambwira ngo uyu mwana ntiwamugaburiye, kandi kuko nta nubwo bushobozi mba mfite. Nyine ni ibintu bingoye cyane, nabuze uko nabifata. Sorry. Teta ni umwana wa kangahe? Ni umwana wa gatatu, uwo akurikira yitabye Imana. Mfite uwa mbere n'uyu nguyu. None se Teta ana yanze, Teta uwo akurikira yitabye Imana, abo bana uko ari batatu bavugaga kuri papa abo yari umwe? Yego ni umwe. Kugeza ubu ngubu se papa wabo byifashe bite? Nta makuru yo mfite ko ntabwo nzahana abana telefone ye ntiba. Nabuze mbega aho namenya aherereye. Teta afite imyaka ingahe? Afite imyaka 2 n'amezi hafi 4. Mu myaka 2 akaba afite ibiro bingahe? Afite ibiro 10 n'amagarama 800. None se undi bavukana we ari hehe? Undi bavukana ntabwo namenya ahantu aherereye. Bera ubuzima nyine turimo, nuko mba nagiye nta kintu ntago ndibone ukuntu ndi bumwiteho, yarancitse. Ntago namenya ahantu aherereye ubu ngubu muri make. Nawe bansabye kumushaka, ko sinabona n'umushakira. N'igihe cyo kubivaho ngiye kumushaka, randevu kwa muganga yari igeze. Hateka mbaze nzamuke, nari ndagejeje no kuvugana naho nuruka, bambwira ko batari bamubona. No mu miryango natekerezaga ko yaba arimo yabazi, bambwiye ko ntawe babonye. Ngo nafite nyine agahinda n'umubabaro kuko kutamenya umwana wanjye ari n'imfura yanjye. Nkaba ndi kugenda no kuri uyu nguyu, ni ibintu binkomereye bega muri make. Afite igihe kingana iki? Afite imyaka 8, baba yiga nko mu wa 2 cyangwa mu wa 3, ari ku gishuri nabyo. Nawe ni umukobwa? Ni umuhungu. Nuko ubu buzima murimo na Mama Teta
nyuma y'uko avuga ati umugabo akimara kubona uko umwana afite ikibazo yaragiye, nimero ya telefone ivaho sinkibasha kumubona, ubu mwagerageje muravuga muti tujya kwa muganga biragoranye n'itike, muri make ndabona Mama Teta nawe ntago ari hano, wambwira ubu burwayi kwa muganga babasabye ko umwana azavurizwa he? bari badusabye ko ajya kuvurizwa mu Buhinde cyangwa mu Bubiligi kubera ko nta bushobozi mu Rwanda bafite bwo kubaga umutima, ubwo bitewe n'ikibazo cya Mama Teta ntabwo byashoboka, nta bushobozi afite, ntagira uko abayeho, nanjye nta kintu namufasha, nanjye yahungiye nta kintu namufasha kuko nanjye nta bushobozi mfite. Twiragije Imana, twiragiza inshuti n'abavandimwe ko nta kintu dufite pe, twabihariye Imana n'abantu gusa kuko nta bushobozi ntacyo twakwibonera. Imiryango si imiryango y'umugabo waba waragerageje kuyegera? Imiryango y'umugabo se nta kintu bamfasha, nabo ntacyo bafite, sinabarenganya, nabo nta kintu bafite. Bagerageje kumuhamagara nibura ngo abe yaza, bamubwiye ko bari kumushaka ahita akuraho telefone, nyine ubwo guhera ubwo nabo nta kintu bamenya bamfasha. Gusa si uko batagira ikintu bamfasha, ariko ntacyo bafite, nabo nta kintu bafite mbega bamfasha, ntacyo, ntako bimereye mbega muri make. Tugarutse inyuma gatoya ku burwayi bwa Teta, uravuze ati yavutse tubona ari akantu gato, uko agenda akura niko agenda hiyongera. Kwa muganga bakubwiye ko, kwa muganga baba baragusobanuriye iki akimara kuvuka bakibona ako kantu kari kunda? Nabonye ntabwo bahise bashyikira uko bimeze, ariko bansabye nyuma y'amezi nk'6 bamucisha mu cyuma muri ugarafe, bambwira rero ko amara yiwe atari mu mwanya yacubutse, yagiye inyuma, kandi ko nta kindi bahita babikoraho kubera ikibazo cy'umutima. Ubwo nyine nza gufata imiti buri mezi nk'3 mvuye Cyangugu, niho nza gufata imiti hashika nyuma y'amezi 3 nibwo nza gufata imiti. Kandi nyine ibintu biba bigoranye no kujya kwa muganga, kurya biraruhije, kuryama n'umuntu mu nshuti yanjye y'ubuvandimwe nayo ni ibintu biba bigoye mbega muri make. Genda tuzongorera mu muhanda, ubushobozi ntabwo, nta wundi muntu bambwaye ngo ni ikimuga, byaye ikimuga kibereye aho ngaho. Intege nyine bari benshi, hamwe ntacyo ndi kureba, ni inyatsi, suzambara agatenge kandi koko ntaho nabona nkorera. Niyo mbonye umuntu amafaranga barayitike yo kuza i Kigali, aho kuvuga ngo nzakura akenda nambara, reka da, nta kigenda rwose. Uko wari umaze kutubwira ati buri nyuma y'amezi 3 nzi Kigali bakamunyuza mu cyuma nkafata imiti, iyo uje gufata imiti bakubwira ko iyo miti iri gukora iki kuri ubu buzima bwa Teta? Abambwira ko amaze iminsi atayinywa ararabirana ukuntu agacika intege, nyine kubona ameze nk'umuntu wadendebutse cyane. Ubwo bari kugira ngo barebe ko yamwongerera iminsi, ariko nta kintu biri gukoraho, nta kintu uvuga ngo uri kuvura uburwayi, ntabwo ni ukugira ngo umurinde kuba yahungabana, yarabirana, kuko ubona yarabiranye ukagira ngo ni nk'umuntu mbega afite ikindi kibazo cy'ubundi burwayi bukomeye bundi, ariko nyine n'icyo kibazo cy'umutima, kuko yari kuyinywa ubona ni nk'uko afite akajisho, ariko ubu noneho umuhaye n'ejo sinkumuhe, aba ari ibintu bikomeye. Umutima bakubwiye ko hari iki inyuma y'ibi byose turimo kubonera inyuma ku mutima? Kwa muganga bakubwiye ko ari iki kibazo kiri ku mutima? Afiteho ikibazo, afite umwenge munini ku mutima, n'agaheha gafunze katatembereza amaraso, nuko bambwiye ko agiye hanze byakira, kuko hanze bafite ubushobozi bwo kuba bamubaga bigakunda. Muri make rero nyine nuko bambwiye, nta bushobozi, nta na famiye mfite yavuga ngo yantangirira ntayo. None iherezo ry'ibi ngibi
nabonye ubushobozi urumva nabibwira abaganga bakamfasha kuba yajya kwivuza hanze. kwivuza aho ngaho bambwiye mu Buhinde cyangwa mu Bubiligi wenda aho bamitiramo. Ni ukuvuga ngo finari ya byose ni uko teta yajya kuvurizwa hanze. Yego niko bambwiye. Ubushobozi ese ugereranije nk'ubushobozi bwavuza umwana agakira, abaganga bigeze bakubwira wenda ubwari buko bingana? Oya ntabwo nababajije kuko nahise mbona bindenze. Ndababwira ati reka mube mumukurikirana uko mushoboye, wenda hagize igihinduka nabamenyesha. Ni ukuvuga none se mama Teta, iyo ugiye kwa muganga wari umaze kutubwira ati nzabura inyuma y'amezi 3, imiti bamuha ave kujumba mwana yawe, imiti bamuha ibihagaze nk'amafaranga ngahe imworohereza? Ni menshi kuko yo hari igihe akenshi bayibura mu bitaro bakayinuma hanze. Bibaye intumye hanze rero ntwara rodonase nkagenda nifashisha, akenshi usanga ndi kugura nk'umunani 6,500 gutya. kugura bantumye imiti imwe y'ibinini bamvaga mu amasiro akenshi bakundaga kuyampa mu bitaro, none bayahagaritse bansize ku binini gusa, urumva ko bigenda ubundi kungora. Byose se urebye bitwara amafaranga angahe? Nicyo kibazo nari nkubaje. Byose byagera nko mu 10. Ariko ntasizeho amatike atari ndi kuvuga ayo nishyira uwo muti. Amatike utashyizeho amatike kuvana Icyangugu, utashyizeho amatike kujyana CHK. CHK akenshi mpagenda n'amaguru kuko ntayo mba mfite, nkoresha amaguru yo ndi i Kigali. Ubwo amatike ku Icyangugu niyo ntasizeho, nayo gutanga gufotoza bari ku papuro kose CHK bugafotoza. Babigoranye. Ayo ngayo ibihumbi 10 n'amatike nibyo byakomeje kuba ikibazo kubera ubushobozi ntabwo ibyo bingora nyine. Nk'ubu maze ibyumweru hafi 3 ndi i Kigali, nashakishije itike yo kunyura nayo ntabwo ndi kuyifatisha. Ubwo bari kumumagara ati wakaje ugashakisha umwana, nabwo nyine urumva guhita amanuka biroroshye ntibyoroshye. Bari kumbwira ati baraje gufungira ku Kigali, nabyo byambanye byinshi. Imibereho nayo ntayo, nzari yatwishe pe, umwana ntagakoma, ibintu bigoye. Ubuse uko mubona nkawe wenda niwe mubyeyi we, ubu ubona Teta ashobora kuba yabasha kurya iki? Yabonye ibintu byo kunywa nk'igikoma cyangwa nk'ibirayi, nabibonye nkabiteka n'amakaroni kuko byoroshye. Byaragerageza ariko n'umuceri ntabwo awukunda kuko arakanje nyine, ubona ntabwo azi gukanja ubone yanoza. Cyaba ashaka ari utuntu tworoshye nomba nyine kamera nk'uri kurya ubugari. Wari wambwiye ngo Teta niwe mutoya mu bana wabyanye n'uwo mugabo wawe? Yego. Bose se baba baragize wenda ikibazo bagenda bavukana cy'uburwayi cyangwa ni Teta gusa? Teta niwe wavuga iki kibazo, n'uwo nguwo warwaye nyine witabye Imana, we bambwiraga ko ari impyiko. Icyo nabwira abaduteze amatwi n'abaturarwandakazi ni uko uba afite umutima wo kumfasha yamfasha, kuko uyu mwana rwose ndamukunda. Nubwo ameze gutyo abantu bagiye bangira inama benshi bo kumuta, n'ubundi ntacyo ufite aha. Abandi baramubwira ati baramukinyanye mu nzu afite akiri mutoya ntumuhibere iminsi 3 ariko bapfuye. Ariko ntabwo umutima njye nawubonye kuko bimeze gutyo ndamukunda. Naraga ari nk'umwana Imana ari inshumbushije kuwundi wari umaze kwitaba Imana, numva rero mukunda. Abandi bakambwira ati ni inyatsi ufite aha ngaha rwose nta mwana ufite aha. Bikantera agahinda mu mutima, mbona kwiyahura nakiyahura, natinye nkareba ndabamusize he na mushitaza we, bose nkabona n'uburiza basikira agahinda. Niba barakuvuga ngo mama yari yahuye kuko yambyaye, ashobora kuzakura ntakiriho, bajya bamuha amateka y'ibyishe nyina bikamutera igikomere atazakira n'uburwayi aba yifitiye. Mwana nyine ndamukunda, ndi gusaba
ababa bari kunyumva n'abaturarwandakazi n'abanyarwanda ko bagomba kuba uwajya ufite uko yamfasha yantera inkunga yamfasha Imana yamuha umugisha. Teta amakuru Ni meza. amakuru Mes. ufite imyaka ingahe? Mes. Vuga ngo 2. Yes. Vuga ngo 2. None mama Teta ubu se imiti iyo miti bajya bamuha wari wamaze kuyifata cyangwa wari ukiri i Kigali utegereje kuba wabona imiti? Okay, nari nkiri i Kigali, imiti bari bayinyandikiye mu bitaro nk'uko nabivuze kare ntabwo yabashije kuboneka, bampaye ordonnance saba ko nzayigura hanze, ubwo ni ugutaha ntayo mfite kuko ntabwo nabona ubushobozi bwo kuyigura. Yego. Imiti ntayo urabona? Yego. Bamuha ordonnance igihe cyose ngiboneye nkayigura mu mafarumasi yo hanze. None mama icyo wakongeraho ku byo tumaze kuganira na mama Teta ni iki mwabwira abantu badukurikiye? icyo twabwira abanyarwanda badukurikiye n'abanyarwandakazi n'uwaba ufite umutima wo kureba Teta ni uko wagira icyo abona yamufasha kuko twebwe nta bushobozi. Imana nawe yazamuhemba ikamurebera byinshi bitari ibi. Aba nasaba umuntu wese w'ikiremwa muntu cyangwa umubyeyi cyangwa n'uteganya kuzabyara akagira impuhwe kuri Teta. Nicyo nangeragaho. Murakoze. Nkuko mwahoze mubibona, nkuko twahoze tubibabwira, twe turimo tuganira n'uyu mubyeyi, ni byinshi cyane yatuganirije mu gahinda gakomeye. Aho aturuka wahumvishe, guturuka icyanguga aje inaha kuvuza umwana i Kigali biragoye. Umwana uko ameze urabibona, hari icyo wakora, hari icyo nakora kugira ngo uyu mwana abashe koroherwa. Uyu ni Umutako TV, nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.